Samweli wa mbere igice cya 29. Abafilisitiya bateraniriza ingabo zabo zose kuri Afeka. Abisiraheli bagerereza i Yezereli hafi y'isoko yaho. Abatware b'Abafilisitiya bagenda bajyanye amagana n'ibihumbi, kandi Dawidi n'ingabo ze bazana na Akishi babakurikiye. Maze abatware b'Abafilisitiya baravuga bati, mbese kandi Abaheburayo barakora iki hano? Akishi asubiza abatware b'Abafilisitiya ati, uyu si we Dawidi umugaragu wa Sawuli, umwami wa Isiraheli umaranye nanjye iminsi ndetse n'imyaka? Kandi uhereye igihe yimukiye iwabo akamakwaho, nta cyaha namubonyeho kugeza ubu. Ariko abatware b'Abafilisitiya baramurakarira baramubwira bati, subizayo uwo mugabo asubire mu gihugu cye wamukebeye, we kumwemerera kujyana natwe ku rugamba adahindukira we mugambanyi rucyambikana. Mbese iki kigabi cyacyunga na shebuja ni iki? Si ibihanga by'aba bantu? Mbese uyu si we Dawidi babyinaga bikiranye bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu? Nuko Akishi ahamagara Dawidi aramubwira ati, nk'uko Uwiteka ahoraho, wabaye umukiranutsi. Imitabarire n'imitabarukire yawe iyo turi kumwe mu ngabo birantunganira. Kuko uhereye igihe wanyereje nta cyaha nakubonyeho kugeza ubu, ariko rero abatware ntibagukunze. None isubirireyo ugende amahoro, be kwirirwa urakaza abatware b'Abafilisitiya. Dawidi abaza Akishi ati, ariko se nacumuye iki? Uhereye igihe twabaniye kugeza ubu, wambonyeho iki cyambuza gutabara ngo njye kurwanya ababisha b'umwami databuja? Akishi asubiza Dawidi ati, ko ubwanjye nzi ko ununganiye nka marayika w'Imana, ariko abatware b'Abafilisitiya baravuze ngo ntari butabarane natwe. Nuko none uzinduke kare mu gitondo n'abagaragu ba shobuja mwazanye, nimumara kubyuka kare mu gitondo habona, muzahere ko mugenda. Bukeye Dawidi azinduka kare mu gitondo n'ingabo ze baragenda, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Nuko Abafilisitiya barazamuka batera Yezereli. Samweli wa mbere igice cya 30. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera i Sikulagi ku munsi wa gatatu. Basanga Abamaleki bateye igihugu cy'Ikusi n'i Sikulagi, batsinze i Sikulagi bahatwitse, banyeze abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru. Ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse, kandi abagore n'abahungu babo n'abakobwa babo banyazwe. Dawidi n'abo bari kumwe bahera ko batera hejuru bararira, barahogora bageze aho batakibasha kurira. Kandi abagore ba Dawidi bombi Ahinowamu w'Umunyezereli na Abigayili wari mukanabari w'i Karumeli nabo bari banyazwe. Maze Dawidi arababara cyane, kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be b'abahungu n'abakobwa, ariko Dawidi yikomeza ku Uwiteka Imana ye. Maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati, ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Dawidi ahera akagisha Uwiteka inama ati, ntinkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Nuko Dawidi n'ingabo ze 600 bari kumwe baragenda, bageze ku kagezi Besori, abari basigaye inyuma batakaraho. Ariko Dawidi n'ingabo ze 400 barakomeza, izindi 200 zirasigara. Zari zirembye, bituma zinanirwa kwambuka akagezi Besori. Hanyuma basanga Umunyegiputa ku gasozi, bamuzanira Dawidi, bamuha umutsima ararya, bamuha n'amazi yo kunywa, kandi bamuha n'igice cy'umubumbe w'imbuto z'umutini n'amaseri 2 y'inzabibu zumye. Amaze kurya asubiza umutima mu nda, kuko yari amaze iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atanywa. Dawidi aramubaza ati, uri umugaragu wande, kandi uturutse he? Nawe aramusubiza ati, ndi umuhungu w'Umunyegiputa, umugaragu w'Umwamaleki. Maze iminsi 3 databuja naye, kuko nari ndwaye. Twari twateye igihugu cy'Abakereti cy'Ikusi n'icy'Abayuda n'Ikusi mu kwa Kalebu, dutwika i Sikulagi. Dawidi aramubaza ati, wajya imbere ukangiza muri izo ngabo? Aramusubiza ati, ndahira Imana ko utazanyica cyangwa ko utazananga ukama databuja, mbone kukugeza muri izo ngabo. Nuko aramumanukana, basanga bagandaje barya banywa,
bishimiye iminyago myinshi bakuye mu gihugu cy'Abafilisitiya no mu gihugu cy'Abayuda. Dawidi aherako arabica, uhereye mu rukerera ukageza ku mugoroba w'undi munsi, ntiharokoka n'umwe keretse abahungu 400 binaguriye ku ngamiya zabo bagahunga. Dawidi agarura ibyo Abamaleki bari banyaze byose, atangira abagore be bombi. Nibagira ikintu babura, ari igiti ari ikinini, ari abana b'abahungu cyangwa b'abakobwa, haba na kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe, Dawidi abigarura byose. Dawidi anyaga amashyo y'inka n'ay'intama zabo zose, bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati uyu ni wo munyago wa Dawidi. Hanyuma Dawidi agera kuri ba bagabo 200 bari barembye bananirwa kumukurikira, bakabasiga ku kagezi Besori. Bahagurutswa no gusanganira Dawidi n'abo bari kumwe. Dawidi ageze kuri abo bantu arabaramutsa. Maze abantu b'abanyangeso mbi bose b'ibigoryi bari bajyanye na Dawidi baravuga bati ntitubaha ku minyago twinyagiye, kuko batajyanye natwe, keretse umuntu wese twamuha umugore we n'abana be bakajyana bakagenda. Ariko Dawidi arabwira ati bene da, siko muri bugenzi by'Uwiteka yaduhaye, akaturinda, akatugabiza izo ngabo zaduteye. Mbese hari uwakwemera inama yanyu? Umugabane we wagiye mu ntambara urahwana n'uwasigaye ku bintu. Nuko baragabana baranganya. Uhereye uwo munsi arihindura itegeko n'umugenzo mu Bisiraheli na bugingo n'ubu. Dawidi asohoye Sikulagi, yohereza abatware b'Abayuda b'inshuti ze ku minyago, arababwira ati ngiyi iminyago ivuye ku minyago y'abanzi b'Uwiteka. Abyohereza ab'i Beteli n'ab'i Ramoti y'Ikusi n'ab'i Yatiri n'Abaroweri n'ab'i Sifemoti n'Abashitemowa n'ab'i Rakara n'abo mu midugudu y'Abanyarameri n'abo mu midugudu y'Abakeni n'ab'i Horuma n'ab'i Korashani n'Abataki n'ab'i Heburoni n'ab'ahandi hose Dawidi n'abantu be bajyaga babamo. Samweli wa mbere igice cya 31. Nuko Abafilisitiya barwana n'Abisiraheli, Abisiraheli barahunga, ariko bicirwa ku musozi w'i Gilibowa bagwaho. Abafilisitiya basatira Sawuli n'abahungu be, bica Yonatani na Abinadabu na Melikishuwa bene Sawuli. Urugamba rwibasira Sawuli cyane, abarashi bamugeraho bamukura umutima cyane. Sawuli niko kubwira umutwaje intwaro ati kura inkota yawe y'insogote, bariya batakebwe bataza kunsogota bakankoza isoni. Ariko umutwaje intwaro aranga, kuko yatinye cyane. Nicyo cyatumye Sawuli yenda inkota ye ayishitaho. Umutwaje intwaro abonye ko Sawuli apfuye, nawe yishita ku ye nkota bagwa hamwe. Uko niko Sawuli yapfuye n'abahungu be 3 n'umutwaje intwaro n'ingabo ze zose, bapfira icyarimwe uwo munsi. Maze abandi Bisiraheli bo hakurya y'ikibaya n'abo hakurya ya Yorodani babonye ko Abisiraheli bahunze, kandi ko Sawuli n'abahungu be bapfuye, basiga imidugudu barahunga, Abafilisitiya baraza bayibamo. Bukeye bwaho Abafilisitiya baje gucuza intumbi, basanga Sawuli n'abahungu be 3 baraguye ku musozi w'i Gilibowa. Bamuca igihanga, bamucuza intwaro ze, bahera ko batuma mu gihugu cy'Abafilisitiya gihereranye naho, ngo bamamaze iyo nkuru mu rusengero rw'ibigirwamana byabo no mu bantu. Intwaro ze bazishyira mu ngoro ya Ashiteroti, intumbi ye bayimanika ku nkike z'amabuye z'umudugudu w'i Betishani. Nuko ab'i Yabeshi y'i Gileyadi bumvise ibyo Abafilisitiya bagiriye Sawuli, ab'intwari bose barahaguruka bagenda ijoro ryose, bamanura intumbi ya Sawuli n'iz'abahungu be ku nkike z'i Betishani, bageze i Yabeshi bazitwikirayo. Hanyuma benda amagufwa yabo bayahamba munsi y'umunyinya w'i Yabeshi, bahera ko biyiriza ubusa iminsi 7.